Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera atunganya imitima yacu kubera nk'umurima mwiza ugiye kumva ijambo ryawe, kandi iri jambo ubwo rigira muri twebwe ribe imbuto nziza izera nyinshi kuko ariko riri. Ngaho ngwino bane natwe tubashishe kumva ubushake bwawe binyuze muri iri jambo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu ari nawo usoza inyigisho tumaze igihe kingana n'icyumweru cyose twiga, cyangwa se iminsi itandatu. Inyigisho yatwibutsaga kubera amaso cyangwa se kwitegura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo, bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 24:44. Matayo 24:44 handitse ngo nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Imana itugirire neza. Reka nsubiremo, nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Ibi bivuzwe birareba njyewe ubivuze, bikareba nawe ubyumvishije, bikareba n'abandi bantu bose. Twe kubivuga ngo tubiherereze ku bandi, ngo nyine ngo abantu bitegure kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Nuko natwe, sibyo, njye nawe tubyumvishije. Ubwo tumaze iminsi twiga biriya bintu byose, twe tumaze iminsi twiga, two kubiherereza ku bandi ngo tuvuge ngo hari abantu batiteguye, ngo tuvuge ngo hari abantu ngo bari mu kigare. Oya, yego hari wenda nabo niko bameze, ariko nuko natwe, njye nawe twumvishe rino jambo, tube maso, duhore twiteguye kuko igihe tudatekereza aricyo umwami Yesu Kristo azaziraho. N'ubu uyu mwanya ndimo ndavuga Yesu Kristo yaza, na mukanya Yesu Kristo yaza, kuza ko rwose ari bugufi kuza. Cyakoze ntituzi ngo ni ryari. Ikitureba ni iki ngiki ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twitegure. Nuko namwe mwumvishe rino jambo, mwe kubiherereza ku bandi. Nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azazira. Imana itugirire neza. Kwitegura kuvugwa ni ukuhe? Kwitegura kuvugwa ntago ari imyiteguro nk'iyo abantu bagira bagiye mu zindi gahunda. Oya, twebwe twitegura umwiteguro mwiza wo gutegura imitima yacu. Yesu yigeze avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Imana yacu itugirire neza. Yohana ngira ngo uwandikiye Abaheburayo niwe wavuze ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Niko uwandikiye Abaheburayo yavuze. Imana itugirire neza. Umuntu utejejwe, umuntu udafite umutima utunganye, ntabwo azigera abasha kubona umwami Imana. Imana yacu itugirire neza. Yesu nawe bihamya neza ngo ahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Bivuze ngo niba turimo kwitegura kugaruka k'umwami Yesu Kristo, niba turimo turitegura kumubona tukamusanganira, tukagenda tukabana nawe, umwiteguro ukomeye ukwiriye kuba mu buryo twezwa no mu buryo twitunganya. Imana itugirire neza. Hariho abantu rero bajya bakora ikosa bakariganwa n'umwanzi, bagahora bavuga ngo nzezwa ejo, nzihana ejo, mbese kwihana bakaba babishyira mu nzagihe. Imana itugirire neza. Akavuga ati reka mbanze niyubake, ati nibwo nzareka iki cyaha, kuko wenda ibintu akora birimo amanyanga, birimo ibyaha, birimo amakosa y'uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ariko mwene data unyumvishije, ugiye udatekereza n'icyo umwami Yesu Kristo yazira, kandi twibuke ko n'urupfu ruri hafi, kandi ukuntu ubuhamya umuntu yasozanyije urugendo rwe rw'ahangaha ku isi nibwo buzagena aho azerekeza, mu ijuru cyangwa se ari mu isi. Imana nako mu ijuru cyangwa se ari mu muriro utazima. Imana itugirire neza. Ntukabe muri ba bandi bavuga bati nabaho ntinakoze icyaha. Oya, Imana yakubeshaho neza. Wivuga ngo nzareka nzabanze niyubake. No. Oya, kukizwa ni ubu ngubu. Imana ntabwo yabuze uburyo ikubeshaho. Kizwa hanyuma ubundi urebe ko itakubeshaho. Imana itugirire neza. Hari n'abandi rero cyane cyane mu bajene bavuga bati yego ibintu byo gukizwa ni byiza, kandi ndanabyumva kuko Yesu Kristo azaza, ariko ndacyari muto, ati reka mbanze n'igisi nzihana. None se nshuti yanjye, niba uri muri abo bantu, uzasoza urugendo rwawe rwo ku isi ryari? None se ntuzi ko n'abatoya nabo bajya ubuzima bwabo bujya buhagarara bakiri batoya bagapfa
bakiri batoya, sibyo nkwifurije, ariko mu gihe udatekereza nabyo byaba. Imana itugirire neza. Igihe udatekereza, igihe utibwira Yesu Kristo yaza, kandi turetse n'ibyo by'urupfu, Imana ishobora kuvuga. Yesu aje agasanga uracyari mu banyabyaha, ni ukuri wabaranwa hamwe n'abanyabyaha ukarimbuka. Igihe udatekereza rero nicyo Yesu Kristo azazira. Imana itugirire neza. Ubwo rero wumvishije aya makuru, gira umwete wo kwihana, wiboneze. Imana itugirire neza. Ubuhamya ufite none cyangwa se ubuhamya uzaba ufite igihe Yesu Kristo azazira, cyangwa se urupfu ruje kugutwara kuba ugiye gutegereza iyo mpanda, ubuhamya uzaba ufite muri icyo gihe nibwo buzagena aho uzaba, mu ijuru cyangwa se hariya hepfo mu muriro. Imana itugirire neza. Kuba maso rero no kwiboneza nk'uko Kristo aboneye. Imana yacu tugirire neza. Murakoze. Yesu aduhane umugisha, muhore mwiteguye, kuko igihe tudatekereza aricyo Umwami Yesu Kristo azazira. Ntawuzi umunsi n'isaha, icyo kizajya kigutera guhora uboneye. Ntugafate urugendo ngo ujye mu rugendo, ujye mu modoka cyangwa se ufate moto ngo ugende uticekinze ku mutima wawe utunganye. Biteye ubwoba kuba wafata risike nk'iyo ngiyo, ubwo se ukoze accident ugapfa, urumva utarimbuka? Turetse naho ngaho, ega no muri dushe naho wahagwa. Ushobora kuvuga ati nicaye muri salo yanjye ho nta risike zirimo, none se ikintu ubwo nticyakugwira? Ahubwo se ntushobora no gupfa? Ntihari abantu se bajya bapfa bagapfira mu masaro yabo, abantu baza kureba bagasanga basinziriye? Inshuti yanjye, igihe udatekereza nicyo Yesu Kristo azazira. Tureke n'iby'urupfu, n'impanda ishobora kuvuga. Wicaye aho ngaho muri salo, uri mu kazi urimo gukora, jya wumva utewe ubwoba no kuba ubayeho ufite icyaha. Ugira umwete wo kwiboneza, kuko igihe udatekereza nicyo Umwami Yesu Kristo azazira. Imana iduhane umugisha.